Rudasingwa wigeze kuba umunyamabanga mukuru wa FPR Inkotanyi, ishyaka riri ku butegetsi mu Rwanda, mu mpera za kino cyumweru gishize yasohoye inyandiko ivuga yuko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ngo ari we wahanuye Indege ya Habyarimana nabo bari kumwe ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 4 mu 1994. Theogene Rudasingwa ubu ubereye umuhuza bikorwa ihuriro nyarwanda RNC rirwanya ubutegetsi bwa Kigali yavuze yuko ibyo yabyibwiriwe ubwe na Perezida Kagame. Mugenzi wanjye yarishe umugenzi yavuganye nawe abanza kumubaza igihe Perezida Kagame yabimubwiriye. Ukwezi kwa 7 muri 1994 hari habaye iki ngo akubwire ibanga rikomeye nkiri? Numva mu by'ukuri ikibazo nk'icyo ngicyo ari we wakibazwa, ariko ngira ngo wibuke neza ko ntabwo nari umuntu muto muri uwo muryango wa FPR Inkotanyi, nari umunyamabanga mukuru wayo, kandi icyo gihe nari hafi ya Kagame cyane. Icyo ntanga ubuhamya nuko yabimbiye, ariko si byo bimenyetso byonyine, hari n'ibindi bigaragaza ko yo wabikoze. Ubwo yabikubwiye muri he? Nakwifuza ko ari ikibazo nazasubiza turi mu bucamanza. Kuri uyu mwanya numva twavuga gusa ko yabimbwiye. Ariko ibi nubwo bitaragera mu bucamanza byageze mu itangazamakuru, wumva BBC yakenera kumenya ko bimeze mu magambo arambuye? Nibyo kuko abantu baba bafite inyota kumenya ukuri kose, ariko kuko natangaje ibintu ubwo bivuze yuko mu by'ukuri ndi umwe mu bagomba kuzatanga ubuhamya mu bucamanza. Niyo mpamvu rero nifuza ko twaba tuberekeye aho ngaho. Amaze kubikubwira wamushubije iki? Ngira ngo ibyo nabyo bijyanye n'icyo nari maze kuvuga, ibyo ni ibintu umuntu yazatanga mu bucamanza. Muvuze ko abikubwiye mu kwezi kwa 7/1994, ubwo w'imyaka 17 irarenze. Kuki ubivuze ubu ngubu? Murabizi neza ko twese turi abanyabyaha, ngira ngo akenshi ibyaha tuba dufite ikitworohera cyane no kubiceceka. Rero narangijeho uretse no kubiceceka nuko nabaye umwe babaye ku isonga mu kugenda nkwirakwiza cyane cyane mu banyamahanga, tubabwira ko icyo gikorwa cyari igikorwa cy'aba extremist b'abahutu ngo bakoze bagira ngo batangire ibikorwa bya genocide. Nabigizemo uruhare, ariko buri gihe burya ibintu byose bigira igihe cyabyo. Numvise ngeze igihe cyo kugomba kuvugisha ukuri, uko mbona icyo kintu cyo kubeshya no guhishira ubwicanyi bimaze kugeza igihugu cyacu ahantu habi cyane. Wamaze imyaka 17 ubeshya? Kugeza umwaka w'2004 nikorera leta, ubwo nari mu bantu nyine bagomba kugenda babeshya. Nyuma y'icyo gihe nubwo narekeye aho ngaho, ariko nakomeje kwicarana ibyo binyoma. Ariyo mpamvu rero jewe nyuma y'imyaka yose numvise byampa umunezero, kandi wenda bishobora no kuba byafasha abanyarwanda kugira ngo umuntu nkanjye abe yavugisha ukuri. Urumva se hari icyo biri buhindure? Murabizi neza abanyarwanda bavuga ngo ukuri guca mu ziko ni gushya. Ntabwo ibintu bihindukiye umunsi, ariko ikintu cyo kuvugisha ukuri ndahamya yuko abanyarwanda bagifitiye inyota cyane, kandi abenshi babona yuko ibintu byo kuvugisha ukuri ari byo tugomba kuririraho kugira ngo dushobore kubona ubumwe n'ubwiyunge nyakuri kandi buzaramba mu gihugu cyacu. Ubu bucamanza ukomeje gusubiramo ntaho aregwa Perezida Kagame, ubucamanza uvuga n'ubuhe? Mu Rwanda ho nta warega Kagame, ariko ngira ngo murabizi neza ko ariho ubucamanza mpuzamahanga bushobora gushyikirizwa icyo kirego. Hari bimwe bibera mu Bufaransa, ariko si ho honyine. Ubwo rero mu minsi iri imbere tugomba kuzashyikiriza ibyo tuzi ubucamanza tuzaba tubona buboneye. Wambwiye ko witandukanije na Leta y'u Rwanda muri 2004. hari abashobora kuvuga ko ibingibi ubikora kugira ngo wihimure ku bantu mwakoranye ubu ngubu mutakiri kumwe nabo? Nibyo koko bashobora kubivuga batyo, ariko kuri niyo ntandaro yo kubaka igihugu cyane cyane cyanyuze mu marorwa nka yacu. Impamvu ibintu nk'ibi ngibi umuntu nkanjye agomba kubivuga, cyambere nuko Kagame yahemukiye bari basezeranye, aca inyuma yica uwo basezeranye. Ariko cyane cyane ikintu kiremereye nuko Kagame yakomeje kuvuga ngo niwe uharanira inyungu z'abatutsi, niwe mbese wabarengeye. Ariko mu by'ukuri ibintu nk'ibyo ngibyo byabaye kwica Habyarimana nabyo ni bimwe mu bintu mbese byatumye niyo genocide ibaho. Simvuga ngo nibe byateye genocide.
Theogene Rudasingwa yasubizaga ibibazo bya Ali Yusuf Mugenzi. Twakomeje rero gushaka leta y'u Rwanda ngo twumve icyo ivuga kuri ibyo birego, ariko na n'ubu ntabwo twashobora kubabona. Mu by'ukuri ibyo dega Perezida Paul Kagame nuko ntangaza kandi ntanga ubuhamya yuko ari we wishe Perezida Habyarimana mu mwaka w'1994, akaba ari nawe wishe Perezida w'u Burundi ari we Cyprien Ntaryamira hamwe n'abandi bari kumwe nabo. Kuki se muhisemo gutanga ubuhamya muri iki gihe? Muhisemo gutanga ubuhamya muri iki gihe kuko ibyaha byose twese abamenyereye gukora ibyaha tuzi ko tubigendana igihe kirekire, ariko hari igihe kigera ukumva mu by'ukuri ugomba kuvugisha ukuri, ariko cyane cyane ku bijyanye n'u Rwanda nuko ingaruka z'urupfu rwa Habyarimana ndetse n'urupfu rwa Perezida w'u Burundi byagize ingaruka zikomeye cyane ku Rwanda, ku Burundi ndetse no mu karere. Ibyo rero kubona Perezida Kagame ariwe wishe nako icyo gihe ari Paul Kagame wishe Perezida Habyarimana no Perezida wundi kuba ubu ngubu ariwe mukuru w'igihugu atarabazwa ngo ashyikirizwe ubucamanza mu bazi ibyo byaha, numva ari ikintu kirushaho gutuma umuco wo gudana uhabwa intebe mu Rwanda kandi bikwiriye guhagarara. None se ubu niki cyatuma abantu bemera ibyo muvuga ubu ngubu? Hari ibimenyetso mwatanga byahamya ibyo muvuga ko ari ukuri kandi uko kuri mwari mwaraguhisha igihe kirekire? Icyambere cyo navuga nuko nk'ukuntu nabivuze muri iyo nyandiko, Perezida Kagame we ubwo yarabinyibwiriye, ariko si byo bimenyetso byonyine dufite, ntabwo twabitangaza rero kuri radiyo, ariko twizera ko igihe kizagera tukaba twashobora mu rukiko rubishinzwe kuba twatanga ibyo bimenyetso. Ubu se nta bantu bashobora gutekereza ko mwaba ari nko kwihorera kubera ko mutabivuze igihe mwari muri ku butegetsi, mukemera gukomeza kuvuga ibintu namwe mushobora kuba mutemera, cyangwa se icyo gihe mwaba mwarabyemeraga? Nibyo koko hariho benshi bashobora kubivuga batyo, kandi kubitangaza ni ubuhamya mu by'ukuri mu banyarwanda batwumva ndetse n'abarundi batumva ndetse n'abanyamahanga. Ni ikintu kiremereye cyane, ntabwo ari ikintu umuntu yapfa kuvuga atyo gusa, ariko nagira ngo mvuge ko bishobotse muzongere na Kagame mu muhamagare kuri porogaramu nk'iyi, nanjye mpari mutubaze. None se ubu ingaruka mwumva ibyo mutangaza zishobora kugira ni zihe? Murumva ibi bintu ni ibintu bikomeye, kurega umukuru w'igihugu muvuga ibyo yababwiye, ntiyashobora kuba yaranababwiye ari ibanga. Icyambere navuga kubivuga mu ibanga ntabwo bimugira umwere, kuko yanabivuze atarabona perezida, ariko niyo aza kuba perezida w'igihugu ntabwo perezida w'igihugu ashinzwe kwica abaturage. Ibyo rero ntabwo ari ibintu byo twavuga ngo ni ibanga, kuko kimwe mu byo nikomanga ku mutima ni ukuvuga ngo iryo banga narimanye igihe kirekire cyane, kandi ngenda avuga ngo ukuntu twabivugaga ngo abasumitu abahutu ngo nibo bishe Habyarimana ngo kugira ngo bagire intandaro yo gutangira jenoside, niko amateka y'u Rwanda kuva muri 1994 yanditswe. Ubwo rero kimwe mu byo tugomba no kuba duhoraho tuvuga ibintu nk'ibi ngibi ni uko mu by'ukuri na Kagame ubwe afite urare muri iyo jenoside y'abatutsi. Bwana Rudasingwa, muravuga muti Perezida Kagame yahemukiye abanyarwanda. Murumva mwebwe mutarahemukiye abanyarwanda ndetse n'abarundi iyi myaka yose mwamaze muzi ukuri kandi ntimugire icyo mutangaza ndetse mukayobya n'amahanga? Nibyo mu by'ukuri, niba mwasomye itangazo nasohoye n'icyo nsorezaho ndavuga mu by'ukuri ko jyewe ku giti cyanjye nubwo nta ruhare nagize muri ubwo bwicanyi, ariko hari responsibility numva imfataho, ariyo mpamvu uvuga ko nsaba iyo miryango yose yaguye muri iyo ndege muri ubwo bwicanyi ko mbasaba imbabazi, kuba namaze iki gihe cyose naracecetse ibyo bintu kandi mbizi z'ubwo bwicanyi bwabayeho, ndetse nkanarengaho nka bumwe mu bantu bari ku isonga bo kugenda dusobanura yuko ngo iyo ndege yahanuwe n'abaextremist b'abahutu. Jye numva ari icyaha nanjye ku bwanjye, aba mbisabira imbabazi iyo miryango, nsaba abanyarwanda imbabazi. Mukaba mwumva izo mbabazi mwizeye ko bazazibaha? Mu by'ukuri mu minsi iri imbere ndagerageza kureba uburyo navugana n'iyo miryango yose yaguye muri icyo gikorwa cy'ubwicanyi, kandi nk'ukuntu twese cyane cyane nkanjye ndavuga nk'umukristo, nk'uko Imana yambabariye, sinshidikanye yuko n'iyo miryango izampa izo mbabazi.
ari Burundi ari n'u Rwanda cyane cyane rwo nkomokamo ko tuzagerageza kureba uburyo ibyo dukora byose kubaka igihugu twashingira ku kuvugisha ukuri kuko nibyo byonyine bizashobora kutuzanamo umubano mwiza ndetse n'ubwiyunge buramba. Bwana Rudasingwa, mwasohoye itangazo muvuga ibyo muzi ko hari ukuri, none intambwe izakurikiraho ni iyihe? Intambwe izakurikiraho cyane cyane iyo dushinze amaso ni ukureba uburyo Kagame azashyikirizwa ubucamanza, ubundi yaza kuba undi nawe uzi akababaro yateye imiryango, yateye ibihugu, kuko ingaruka z'icyo gikorwa murabizi neza mu Rwanda, mu Burundi no muri Kongo, izo ngaruka zabaye mbi cyane kugeza na n'ubu. Iyo aza kuba undi yakishyikirije ubucamanza. None ashyikirijwe ubutabera ko namwe mwajyana ko mwakoranye? Ntacyo rwose jyewe kuba najya mu bucamanza nkavuga ibyo nzi nkatanga ubuhamya ngasanga mfite uruhare nagize muri ubwo bwicanyi, yewe niba navuga yuko abantu bagize ubwo bwicanyi bakwiriye gupfa, nzaba mu bandi bazitanga nyuma batanzize icyo cyaha nakoze. Bwana Theogene Rudasingwa, ubwo twavuganaga wari uvuze ko usaba imbabazi abantu banyuranye kubera ko wabitse ibanga igihe kirekire nturivuge. Abantu usaba imbabazi n'ibihugu wirazibasabira iki? Imbabazi zonsaba nuko uretse guhishira ikibi nk'ukuntu nagishiriye, ubwo n'abandi hagomba kuba hari abandi bagishiriye, ariko navuze yuko nabaye umwe mu babaye ku isonga bwo kugerageza kubisobanura uko bitari no kubyemeza abanyarwanda ndetse no kubyemeza abanyamahanga. Ubwo rero nubwo nasobanuye ko nta ruhare nagize mu guca uwo mugambi mubi no kuwushyira mu bikorwa, ariko mu by'ukuri numva nanjye nkwiriye kugira inkomanga yo kuvuga ko hari uruhare nagize mu guhishira ndetse no kwemeza abandi icyo kinyoma. Niyo mpamvu rero ngomba kuba nabisabira imbabazi. Ariko ndagaruka ku kibazo cy'imbabazi. Mu Rwanda hari ikintu bise imbabazi, abantu bajya hariya bakavuga ngo bisha abantu ubundi bakabarekura. Imyaka yose wari uri mu buyobozi bukuru bwa RPF, wari umunyamabanga mukuru wa RPF, ntabwo wavuga ko ikintu cyabaye muri urwo rwego ibyo byose na Kagame ntiyabikoze? Niba koko ari we wabikoze, ntiyaba yarabikoze ku giti cye? Yaba yarabikoze mu buryo bwo kugira ngo afashe RPF gufata ubutegetsi cyangwa se gutsinda? No kuvuga ngo uko wabishaka kose nk'umunyamabanga mukuru wa RPF hariho uruhare rwa politiki wagombye kubugize. Umunsi byabaye ngombwa ko RPF ikurikiranaho icyo kintu, wowe kugeza ubu tubwira ko ari Paul Kagame wagikoze, witeguye nk'umunyamabanga wa RPF kwicarana na Paul Kagame mu rukiko mukaburana? Reka ngira ngo gikwiriye gusobanuka neza. Ntabwo icyaha nk'icyo ngicyo umuntu yagitwikira RPF muri rusange cyangwa se abari bagize umutwe ngabo wa RPF muri rusange, kuko nk'ukuntu mbisobanura mu itangazo, icyo gikorwa uwatanze amabwiriza, uwacuze uwo mugambi ni Paul Kagame. Ibyo niko mbivuga. Byaba ari ikosa ryo gutekereza ngo hari ngo umuryango witwa FPR ngo wakoze icyo gikorwa ngo cyo guhanura indege ariyo Habyarimana na bagenzi be baguyemo. Icyo rero cyo kuvuga ngo FPR niyo yahanuye indege jewe ntabwo nyemera. Naho icyubazo uti mu rubanza ni haba urubanza kandi koko ruzabaho ruvuga ruti ese uruhare rwa Kagame ni uruhe, uruhare rwa Rudasingwa ni uruhe? Niyo mpamvu nafashe iya mbere kubitangaza. Ntabwo naba nafashe iya mbere gutangaza ko Kagame ari wagize uruhare mu guhanura iyo ndege, hanyuma jewe haba hariho gushakisha ukuri aho guherereye ngo jewe ne kuba najya muri uko gushakisha ukuri. Nibyo rero kuko umunsi nyine icyo gihe cyageze cyo kuba busiza buri umwe uruhare rwe, jewe nzavuga ibyanjye, ariko nanone Kagame nawe agomba kuzavuga ibye. Ariko Dr Theogene, uwo tuvugana na majoro w'ingabo za FPR wahageze muri 1994 ari majoro, ntabwo mwari benshi muri kiriya gihe, bivuga ko hari ibintu bimwe na bimwe bya gisirikari ntabwo indege hanurwa n'umuntu umwe, hari abantu bagize uruhare mu kuyihanura. Nubwo Paul Kagame yakora uwo mugambi, no mu gisirikare babwira ko igihe babatumye mu bintu bitari byiza mushobora kutabikora. Abasirikare baba barabigizemo uruhare bo nabo bazabigereke kuri Paul Kagame wenyine? Ngira ngo ubwo kwaba ari nko gusimbuka
ngira ngo abantu batwumva bagerageze babitwaze buhoro kuko ni ibintu biremereye cyane kandi ukuri kwabyo kugomba kuzagaragara. Nibyo koko ntawavuga ngo Kagame niwe wenyine wagiye afata yaba misari cyangwa se ibyo bakoresheje byose ngo agende ahagarara ahantu arase iyo ndege. Ariko icyo dukwiriye kumenya nuko icyo mpagararaho kandi nzatangaho ubuhamya kandi n'abandi bazatangaho ubuhamya nuko ari we uwacuze uwo mugambi kandi ari we wanatanze n'amabwiriza ko iyo ndege irasa. Ibyo rero nibyo kuba yarakoresheje abandi ubwo ni ikindi kibazo cya kabiri. Ubwo muri urwo rubanza muri uko gushyikiriza ubucamanza bazareba nyine abo bandi bagize uruhare n'ibandi. Ariko icyo ukore wacuze umugambi ariko watanze amabwiriza bivuze ko ari we ufite uruhare rwa mbere muri icyo cyaha. Ngira ngo icyo ngicyo cyumve. Icyo yenda tugerageze tucyumve ko kuba ari waba yarakoze umugambi bishobora yenda kuba ari n'icyaha kuko ku giti cye nk'umuntu mukuru. Ariko hari ikindi kintu ngarukaho. Hari n'abantu bashidikanya ku byo uvuga uretse kutubwira ko ushobora kuzajya kubivugira mu rukiko ko nta pfunwe biguteye. Bavuga bati umuntu avuga ko yamaze imyaka 17 akorera ku kinyoma. Bati ibyo avuga uyu munsi twabyemera dute kurusha ibyo twemeye mbere yaho. Ibyo ntabwo ari uruhare rwanjye kwemeza abemere abadashaka kwemera bekwemera. Icyo gihe mpagararaho nibyo navuze kandi ibyo navuze hari n'abandi bazabisubizamo, hari ibindi bimenyetso bizatangwa n'abandi. Ubwo rero ngira ngo twe ku gitindaho cyane abadashaka kwemera ibyo Rudasingwa avuga kuko yatinze kwemera icyaha. Uruhare ndako yagize ntabwo ari ukwemera icyaha ariko kwemera urwo ruhare yagize muri ibyo bintu. Nibategereze noneho ibyo bintu bizatinde bizabure bizahere. Ariko ngewe icyo mpamya nuko ibyo mvuga bifite ishingiro. Ibyo mvuga hari abandi bazanyunganira mu byo mvuga naho badashaka kwemera ubwo ibyo ngewe ntacyo nshobora kuba nabikoraho. Hari akantu uvuze ariko uti hari abandi bazanyunganira, ibyo wabidusobanurira neza? Oya ntabwo ndi bubisobanure birenze aho ngaho. Twikomereze noneho turebe ku ingaruka kuri wowe bwite nk'umuntu, ku ngaruka bwite nk'umuntu wabaye umusirikari, ku ngaruka bwite nk'umuntu wabaye muri FPR ndetse ku ngaruka bwite nk'umuntu wo mu bwoko bw'abatutsi. Ntabwo ubona ko hari abazagufata nk'umugambanyi ruharwa wagambaniye abandi batutsi? Ibyo cyane nkunze kubyumva. Ubwo nibyo n'iterabwoba Kagame akoresha mu batutsi. Ariko ndamye ko ari abatutsi nanone benshi baba muri FPR baba mu gisirikare baba ndetse abari mu gihugu cyangwa hanze y'igihugu bumva uburemere bw'ibyo dutangaza. Iki ngiki cyo cyonyine tuvuze ku bibazo u Rwanda rufite. Kuba tuvuga ko Kagame umututsi ukoresha abatutsi bakeya cyane mu gisirikare n'inzego zishinzwe umutekano gutegeka igihugu agategekesha igitugu, kuba igihugu giteye nk'ukuntu giteye muri iki gihe mu rwego rwa politiki ntawe uhumeka, abantu bafite ubwoba. Ibyo byose Kagame kuba yavuga ko aharanira inyungu z'abatutsi ni ukubeshya cyane. None se twebwe abatutsi twahunze nde? Umuhutu twahunze ninde? None se Kayumba Nyamwasa ko ari umututsi ubu bakaba bamugeze hafi inshuro ya gatatu inshuro ya 3 bashaka kumwica, arazira Muhutu we. Iyo rero tuvuga ko ubutegetsi bwa Kagame bubangamiye abahutu tukanongera yuko bubangamiye abatutsi, ariko cyane kuko ubwo butegetsi bwitirirwa abatutsi, icyo ntabwo gikwiriye gutera impungenge umuntu wari wese mu rwego rwo kuvuga ngo ejo bundi Kagame nazaba atakiri ku butegetsi, hari byinshi bishobora kubazwa abatutsi. Kandi mu by'ukuri muri iyo mitegekere ya Kagame nta ruhare bayigize. Nuko byagendekeye abahutu. Dr. Rudasingwa, ariko abantu bamwe bagushinje ko ngo waba uhakana jenoside ndetse bakakurega ko byonyine ko uvuga ko ngo ihanurwa ry'indege ari imbarutso yateye jenoside ari uguhakana jenoside. Ibyo bintu uzabyikura muti? Icyo navuze kandi n'ubu ngubu nsubiraho nuko kwicwa kwa Perezida Habyarimana nabo bari kumwe muri icyo gihe
hari abantu bari barekereje kuba bakoresha ikintu cyose cy'urwitwazo kugira ngo bashyire mu bikorwa iyo migambi mibisha bari bafite. Ariko abo Paul Kagame ntiyararimo. Yes, ariko cyo tuvuga nuko kugira ngo Kagame waruzi ko situation mu gihugu iteye kuriya uretse ko ari n'icyaha ubwacyo niyo bitaza kuba ari ibintu bishamikiye no kuri genocide. Kugira utyo ugahanura indege ubu ngubu ubikoze kuri iki gihe ubavuga kuri umuterrorist. Guhanura indege gusa. Noneho kongeraho guhanura indege irimo umuperezida w'igihugu, harimo umuperezida w'ikindi gihugu cy'igituranye, urimo abaturage bandi bayobozi bakuru muri ibyo bihugu byombi, harimo n'abari batwaye iyo ndege. Ibyo ubwabyo ni icyaha gikomeye cyane kandi nicyo Kagame azagira ibibazo gusobanura kuko ni icyaha kiremereye cyane. Ariko icyo mvuga nuko kugira ngo bibe muri icyo gihe nk'icyo twarimo cyagiye kumva ngo Kagame umututsi yishe Habyarimana umuhutu wari perezida w'abahutu, yari perezida w'igihugu, ariko nyine bumva ko nk'ukuntu nyine amateka y'u Rwanda bameze ubwo abantu babareba nyine bibonamo umuperezida w'umuhutu ko ari we representinga interests z'abahutu. Harimo rero abo bantu ba extremists b'abahutu bari barekereje n'ubundi kuba bakumva ngo wa mututsi Kagame yishe umuhutu Habyarimana. Ninde utaruzi ko ibintu na Kagame ubwe yagomba kubazi ingaruka z'ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko icyo nsubira nuko Kagame abatutsi bapfa, abahutu bapfa, abatwa bapfa, we ntacyo ibyo n'ibyo ntakirebaho. Motive yari afite Kagame ni ugufata ubutegetsi kandi yabigezeho. Ariko ibyo ngibyo ni ugupfobya genocide. Ariko hari abantu bavuga ko nukuvuga ko ngo indege yaba yarabaye nk'imbarutso ari ukukabya kuko ahubwo ngo genocide yatangiye muri 1990 ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10. Ariko nkubitoreka mubazi ko jewe natanze uko ibintu ibyo nemera narabyanditse nta banga ririmo. None se ko Kagame ari we mvuga wakoze icyo cyaha yabaye umugabo akajya imbere y'igihugu akavuga ati ibyo Rudasingwa avuga arambeshyira sibyo. Ariko ibi ni ibibazo biremereye cyane. Wenda abantu biyicariye mu Rwanda bicaye mu Burundi bashobora kuba bareba uburemere bwabyo, ariko twebwe turimo kuganira n'amahanga ngira ngo iki kintu mwe kukibara nk'ikintu cyoroshye cyane. Iyo za kuba ndi Kagame kandi ntekereza ko ndi umwere ko Rudasingwa yambeshyeye, ntabwo nakwicara ngo njye kohereza abantu bajya gutuka Rudasingwa, ahubwo naba umugabo nkagenda nkavuga ni Rudasingwa ibyo avuga arabeshya kubera izi mpamvu. Ariko Kagame none Kagame Paul Kagame yavuze ubwe abwira radio BBC y'Abongereza ko atigeze yica Habyarimana kandi ko niyo amwica ko atari kuba koze nabi kuko na Habyarimana iyo haba akamutanga ari kumwica. Ntabwo ndi buvugire Kagame, ibyo ni akazi ke, ngiye mfite ibyo mvuga narabitangaje. Niba adashaka gusubiza agahitamo ko akoresha iterabwoba akabwira abaza kuntuka, ibyo ni akazi ke. Ariko ibyo navuze ndabihagararaho, nzabihagararaho, nta kizigera kibihindura. Ubu nabyo byagiye mu mateka y'u Rwanda. Nubwo tuvuga ibibazo by'abanyarwanda, hari n'abategetsi n'abaturanyi ba Burundi bapfusha umuperezida wabo mu Rwanda n'abaministri bagira ngo 3, nabo ikibazo kizabazwa Paul Kagame cyangwa u Rwanda nk'igihugu rugomba guhaguruka rugakemura iki kibazo kugira ngo bumvikane n'abaturanyi. Ndumva byombi bishoboka. Icyambere nuko muri iki gihe ntabwo biri bushoboke, ntabwo Kagame ari umuntu uzagira utya ngo yisubireho agira umutima nama ngo ujye ati kajye gusaba imbabazi igihugu cy'igituranyi Burundi, nsaba imbabazi abarundi, nsaba imbabazi abayobozi ba, ntabwo ibyo bizashoboka muri iki gihe. Ariko sinshidikanya yuko mu bindi bihe bizaza imbere mu by'ukuri kubera ibyo bibazo byabaye, kuba ibihugu habaho uburyo abantu basaba imbabazi, u Rwanda rugasaba imbabazi Burundi, ibyo ni ibintu bishobora gushoboka. Ariko kuri iki gihe rero ko tutaragera kuri urwo rwego, ndumva mu by'ukuri ari abayobozi b'u Burundi ndetse n'abaturage b'u Burundi bakwiriye kugira uruhare mu gusaba
yuko Kagame icyo cyaha yakoreye abarundi cyakwigwa abantu bakamenya ukuri aho kwaguherereye kubera ko we kubwe ntabwo Kagame azigera bikora ariko numva ari inshingano abarundi n'abayobozi babo bafite kugira ngo bashakishe ukuri aho guherereye. Bibaye mu nkiko Dr. Theogene Rudasingwa yabafasha? Ntabwo ari ukuvuga ngo yabafasha ahubwo nzabafasha kandi ibyo ngibyo byaratangiye kuko icyo cyaha cyakorewe abantu bose bari muri iyo ndege barimo Perezida Habyarimana barimo Perezida Ntaryamira barimo abandi barundi n'abandi banyarwanda ndetse n'abafaransa. Ibi byo bintu mu kubishyikiriza ubucamanza ni uruhare rwanjye n'uruhare rw'abandi rugomba kuzatangwa kugira ngo uko kuri kuzagaragare. Badagarutse gato ku birebana n'inkurikizi y'ibi ngibi kuko turavuga iby'abanyarwanda tukavuga ko hari n'ibibazo ariko wowe nk'umunyapolitiki ubona ko urabona ibintu bizarangira ibibazo abanyarwanda bafite ibibazo byo guhora bikanga genocide ibibazo byo guhora bikanga inzangano z'amoko urabona bizarangira bite? Bizarangira ari uko icyambere na mbere abanyarwanda bashiritse ubwoba iyo guhatanira ibyo bemera iyo kurwanira inyungu zabo kandi gushirika ubwoba bakicara abahutu n'abatutsi n'abatwa bakavuga bati yego amateka yacu arimo ibibi ariko amateka y'u Rwanda arimo n'ibyiza kandi byinshi. Ariko ikibabaje ni uko kugeza kuri aya magingo ntabwo haraboneka ubuyobozi mu gihugu buduhuza nk'abanyarwanda buduhumuriza buvuga buti nubwo hari ibibi byose byo twakoze ariko reka twe kuba abacakara by'ibyo byashize, reka tugerageze kureba ibibazo byo dufite ubu ngubu turebere hamwe uburyo dushobora kubitanga ibisubizo. None se uwo mwanya we nkubita nk'ukuntu z'u Rwanda uwo mwanya warabonetse abantu bagomba guhishira ibyaha ndetse n'ibyaha bikomeye cyane. Ubwo se ibyo bintu byashoboka ari uko abantu bareba ibyaha byakorewe abatutsi kandi ni ngombwa ibyo jenoside yakorewe abatutsi abakoze ibyo byaha bagomba kubibazwa bakanabihanirwa. Ariko si abantu bavuze ngo ibyaha byakorewe abahutu mu Rwanda no muri Kongo ibyaha nk'icyo ngiki cyaha gikomeye cyane cyo guhana indege ya Habyarimana, iyo abantu bavuze ngo ababikoze nabo babibazwe babihanirwe hanyuma ibyo ngibyo abantu bakabizira ubwo bavuga se ngo noneho abantu bazahumurizwa bate bazahura bate kugira ngo koko bagerageze gukemura ibibazo nk'ukuntu babyifuza. Nk'abo ba Victoire Ingabire ba Ntakiruti ba Mushayidi n'abandi bavuga bati natwe igihugu ni icyacu turashaka kukisanzuramo turashaka kuba prezida turashaka kuba iki. Ubwo ibyo se nabyo umuntu akwiriye kubizira agashyirwa mu buroko bamwe bakazagwa mu buroko. Iyo igihugu giteye gityo ubwo wavuga ko ubuyobozi noneho buba bushinzwe gusubiza ikibazo cyawe. Rero ni ukuvuga ngo iki ni ukuvuga ngo ibibazo by'u Rwanda biterwa n'abanyarwanda, ibibazo by'u Rwanda bizakemurwa n'abanyarwanda, ariko mu kuvuga abanyarwanda muri rusange tujye twibuka uruhare rw'abategetsi b'u Rwanda ibibazo bahora bateza abanyarwanda. Ibyo tujya tuvuga ngo abafaransa bagize batya ababiligi bagize batya abo bose bo tuvuga abanyamahanga bose tuvuga ababiligi abafaransa abanyamerika abongereza barikunda bo ibyo bapfa ni interest zabo. Abanyarwanda rero natwe dukwiriye kumenya ngo noneho za interest zacu dukwiriye guharanira tugashyira imbere buri gihe tutavanguye izo interest niziye kugira ngo nitujya no guhura n'abanyamahanga tujye tumenya ngo ibyacu tugomba kubumbatira ni ibihe nubwo tugomba kumvikana n'ibyo nabo tugomba kubaha kugira ngo baduhe agahenge, ariko ntabwo ibibazo by'u Rwanda biterwa n'abanyamahanga. Arakoze Dr. Theogene Rudasingwa kuri iki kiganiro twagiranye. Murakoze mwese abaduteze amatwi mukaba mwaranatwandikiye muri benshi. Mu kiganiro cyacu cy'ubutaha tuzafata umwanya munini dusubize ibibazo byanyu cyane cyane byanagarutse kuri iki kiganiro na Dr. Theogene Rudasingwa.